And I must commend you, man. Wazanye style yawe, like uburyo bwawe bwari butandukanye, which is different kurusha ubu. Nabigerageje birakunda, it was not a plan, ko nanjye nari umuraperi. Ariko buriya Imana ifite ukuntu iduha muri art, Imana ifite ukuntu iguha ikintu gutunguye nawe urabizi. Yego. Hari ibyo kumva nk'ikintu kiraje utazi nta hantu kandi at the end ugasanga ni ikintu kiri strong. Ndabyibuka ari ibintu ubwa mbere nagiye kuri stage, ubundi amatara arazima, abariho bakavaho kura ibyari biriho bagashira ibiriho, ubundi ubuza ahantu uri bujye ukaryama ukagira iki. Iyo theatre yari Heavens Gates Hell's Flames. Twari twageze mwishu, twakoze accident y'imodoka tujya mwishu. No tukibyuka yari ngiye na papa, tumushake tumuhige. Bakaraza avuga sasa Atome show yuta twahuye ambye azaza. Azaza. Tukora ibyitegure yatanje turakora show. Atome ntiyaza. Ndashaka kugurundi rugero. Nigeze guperforma miliyoni twa performinganye Jamaica n'ahantu bita Saint Martin ni muri Caraïbe. Ni naho nyuma turatangiye turaserera aho ngaho abantu batambwira ngo tujye kwicara mu modoka, tujya kwicara mu modoka. None nkaba ngewe yari yampaye show yo muri stade, akaba afite indi show ya VIP yo muri Serena, ntagombaga ngiye kuririmba. Wowe utari uri uhari. Niyo umuntu yageza kugushira hasi bimenye ko impamvu uyu muntu ari kunshira hasi niko ndenze. Nago yashiramo izi imbaraga kugira ngo yego ibishoboka kabisa. Abantu bafeka ziranye nabo ni benshi. Let's a bit on the beat. Hello, what's up? Ikaze nanone muri wakawakapodcast nk'ibisanzwe, ngo tugirana ibiganiro, tukaganira, tukungurana ibitekerezo kubitwugarije kuri iyi si cyangwa se mu byo twateza imbere. Harimo industry yacu. Iyo tuvuze industry harimo ibintu byinshi cyane. Iyo tuvuze industry harimo muziki, harimo cinema, harimo abashushanya, harimo mbese ni industry y'ubuhanzi muri rusange. Rero iyo ngiyo duharanira ko yatera imbere umunsi ku wundi, tugatumira abafite ibitekerezo, abayibamo, kugira ngo tubashe guhana ibitekerezo kuri wakawakapodcast. Turebe ni gute industry yacu yakomeza gutera imbere, ni gute bitagenda neza twabikosora bikagenda neza. Icyo gero dutumira abantu babirimo kugira ngo batubwire uko bimeze. Uyu munsi rero natumiye umuvandimwe wanjye, inshuti yanjye, kandi akaba ari umuntu nzi neza ko ari umuntu wanyu, ni umuntu mukunda cyane, ni umuntu ukunda gutuma ibitwenge byanyu rwose mutabibika. So uyu munsi yo brother, welcome bro, welcome. Thank you man. I'm happy to be with you tonight my brother. Nanje I'm happy ko wantumiye rwose ndishimye waka podcast. Happy about it man. Yeah man, it's a good thing uri gukora man. Thanks for supporting bro. Yeah man, honestly tugomba gusupportingana right? Kabisa. So bimeze bite rero, weekend imeze gute? Weekend ni fresh man, ndananiwe byatari maze ndi gukora akazi kenshi. Abantu mahugurwa, umuntu abagomba kuimprovinga kabisa. Abantu baraje batungurwe mu minsi iri imbere kabisa. Dufite tungura igitunguru. Wowe uvuze ibyo ngibyo mbambize kubera ko uri umuntu ukora ibintu bye yiturije ariko kabisa ari on point, kandi abantu barabigukundira. Abantu niyo mpamvu ubona abantu bitabira ibintu ukora kubera ko ubahereza ibintu kabisa wabyizeho, wabifatiye time. Rero maze iminsi mbona ama event hirya no hino muri gukora fresh kabisa, nkavuga ati this industry kabisa yiza gutangira mbere, uko nanjye imbere nari comedian niga muri secondaire. Nago byabura. Nakinaga amakomedi, nakina amateatre zo bitaramo. If you can catch a fuku, you go in the forest, you swing a tree. Ndayibona abantu bagaseka kandi aba byatari nkunda kuvuga ngo twese ubundi tuba dutangiye tumeze kimwe. Iyo tuvutse
tukiri abana batoya ntago wabona impinja se cyangwa abana batoya bari muri maternelle gardienne ukabareba ukavuga ngo uyu nguyu ndabona afite talent ndabona akenshi twese dutangira dushushanya umuntu kimwe ari akazeru agati utuguru ariko bamwe barakomeza mu gushushanya bikarangira babaye abantu bakomeye cyane ibintu bijyanye n'ubugeni bamwe mu kuririmba twese twaririmbaga amajwi ari kimwe ariko abandi barabikomeza ukabona babaye wow the best ari ushobora ukunda gukina umupira wenda cyangwa basket gukora sport cyangwa ukina karate n'urugero ariko utabikora mu buryo buri professional ariko hari abandi babikomeza bakabigeza aho bibatunga bigumwuga so I believe ibyo uri kuvuga ko nanjye maybe itandukaniro dufite nuko nanjye kwishuri nari umuraperi ntabwo nari umukomedi uraza kumpa flow you got a bit bro hano rwose nta kibazo but ariko wa mugari ntago nabikomejemo ahubwo nagiye muri theatre na comedy cyane kurusha uko nagiye muri music ariko nayo ni talent nagize kandi abantu bamenye cyane muri abantu banzi muri LDK bakubwiye BABOU tumuzi nk'umuraperi actually bajyaga banyitiranya na BABOU wundi warapaga shout out to him so ariko I found my own way njya muri comedy niho nisanze abantu ngunda kuvuga ko ariyo yampisemo ntago ari njye it's a calling it's a calling umuhamagaro so diwo witawa tu nanjye nisanze muri music ariko mu by'ukuri nifuzaga kuba footballer urumva ariko nkagira ikibazo kuko nari umuswa urumva ngiye nakundaga umupira no kubera kubikunda sometimes bakanangira na captain kubera iki nahagiraga mbere ya bose ugasanga niba hari ama cotisation tugomba gukotiza niba rukugura baro ngakotiza mbere urumva bigatuma niba bagiye gutora captain bavuga ati coga agomba kuba captain ariko mu by'ukuri ndi umuswa kuko ngiye ndabyibuka nakinaga Rubavu nkiro mupeti nabaye Gisenyi umujyi wa Gisenyi rero hari aba bapeti baderanja cyane urumva bakaba bakuze hari ukuntu bagutera baro iza iri hejuru ya baro imanuka gutya noneho wowe ugaturukira uri kwiruka ugahita abantu ukubita utayifunze ngero riyo bambonaga nturutse hari ndi kuza nyiruka nyisanga njya kumva ibyana biratangiye ngo squata bikarangira n'ubundi squats bira abantu kuguru hano baro hari so I get it nakunze umupira cyane nabaru natwara kinanye tukira abana okay namurutagaho gato ariko twarakinanye urumva so nicyo cyari cyifuzo cyanjye ariko nisanze Imana inshishije muri impano y'umuziki iba ari iguhitamo iravuga wowe hano niho ugomba kubura and I must commend you man wazanye style yawe like uburyo bwawe bwari butandukanye which is different kurusha uko ubu ngubu abantu it's easy kuba inspired n'abandi it's okay bibaho ariko originality yawe ukabona uzanye something new ari muri style ari muri language uvuga uburyo ivugamo it's very fascinating man thank you so refresh thank you narabigerageje birakunda it was not a plan ko nanjye nari umuraperi ariko buriya Imana ifite ukuntu iduha muri art Imana ifite ukuntu iguha ikintu gutunguye nawe urabizi yego hari ibyo kumva nk'ikintu kiraje utazi n'ahantu kandi at the end ugasanga ni ikintu kiri strong n'ibintu bije gutyo muri art akenshi bikunze kuba binini cyane yego so nari umuraperi ndavuga ati ariko kubera iki umuntu atakora akantu ko gukubagana kameze nk'agakomedi ya komedi yawe nawe wizanye ko wumvise indirimbo yanjye ya mbere igipende komedi cyane nanjye niyo mpamvu nayikunze buriya indirimbo irimo komedi nyinshi cyane urumva yego byanankize kuri challenge yo kongera guhimba indirimbo zijyanye n'iriya style ariko mu by'ukuri nta zindi nari mfite ariko n'Imana yavuze ati inzira yawe ni iyi ngiyi you can tell ubundi y'umuntu ari funny hari abantu muhura nabo ugasanga ntago ari aba comedian ngo bagende kuri stage cyangwa acting ariko wenda akoresha kamera ariko nubwo ari behind the camera afite ama idea menshi ari funny mbese ni umucomedian mu buryo ndabyibuka ari ibintu ubwambe nagiye kuri stage ubundi amatara arazima abariho bakavaho bakakura ibyari biriho bagashyira ibiriho ubundi ubuza ahantu uri bujye ukaryama ukagira iki so tukagenda turipanga amatara acanye gutyo twamenye ko
ari cyo gihe cyo guhaguruka ninjye wagomba guhaguruka icyo gihe iyo theatre yari Heavens Gates Hell's Flames uburyo nimba wanditse mu gitabo cy'ubugingo uzinjira mu ijuru nimba utarimo uzajya ikuzimu so icyo gihe twari twageze mu ijuru twakoze accident y'imodoka tujya mu ijuru tukibyuka yari ngiye na papa tukibyuka ninjye uhaguruka nkahita njye nkabyutsa papa nkamubaza turi hehe ibi byatubaye ni ibikiye nawe akabyuka ubundi tukahita tubona umu angel akahita areba mu gitabo akahita dukatira ngo ntago murimo abishetani bidayimoni bikaza bikaduterura bikatujana so iyo niyo yari scene twakina sanabyibuka icyo gihe narahagurutse mvuga amagambo atarari muri script nta magambo yanjemo gusa ndagurwa ngo nguswa hano kuko nari petit fo nguswa hano kandi ahabora abapeti bakundaga kujya icyo gihe hari bambino nubwo ari atigerwa byata none aragurutse ndariba ndavuga nguswa hano harinze bambino super set none se n'urusengero rwose abajama base kuko ntago byari birimo kabisa n'uwari papa wanje yarasetse ari petit so nyuma y'iyo nuza nubwo umu director yarambwiye ngo sa petit wewe uri comedy biriya bintu kabisa uzabikomeze kabisa ariko ngiye nabibona nkabona wapi akambwiye ngo wapi wowe bikomeze ashiramo courage aduhuza na ba ata nkusi ata icyo gihe bakoranaga muri mashirika we na grand frère wanje n'uwo ngo George Shima so turagenda duhuza na ba ata turavuga sasa twege dufite crew yitwa Comedy Night ariko nyine dufite aba actor benshi kurusha aba comedy urabona buriya kuba umukinnyi wa theatre kuba umukomedi uri umukomedi byakorohera kuba umukinnyi wa theatre ariko kuba uri umukinnyi wa theatre ntabwo byakorohera cyane kuba umukomedi kuko kuba umukomedi wiyandikira script ukidirectingira mbona n'indi mpano niyo mpamvu nari mvuze akantu ka cukara kubera ko hari igihe nk'iyo ureba comedy hari aba comedian baza mukabona ko ibintu ntago bimurimo arashaka gusetsa ariko gusetsa nta buriya mu bacukara njya mbona urumva urimo hakabamo undi mugabo bita uri mugabo bamwita uyu nguyu wajya kunda kuba MC mu makwe niba ari Samusuri inde ni Samusure so like babantu it's flows effortlessly kabisa biriza ukabona kabisa nibyo yego thank you for that na shout out to Samusure man so turakomeza dukora shows ariko ari umuntu wambwiye ngo buriya ngo mukora comedy hangi abanyarwanda ntago nta comedy mu Banyarwanda ntago asetsa umunyarwanda none ngo aramwishuje ukamubwira ngo nyishyura ubundi ngo usetse ubunyarwanda saraseka so icyo gihe bitekerezaho cyane ndavuga ariko ibyo ari byo byose nubwo bitoroshe gusetsa umunyarwanda reka tubigerageze muri icyo gihe twabikoraga twagize imana wenda hano twatangiriye ku Show Art Center hari abanyamahanga benshi abazungu abavuye za Congo abavuye Uganda Kenya abantu benshi nyine bari interested muri art so bo bari bazi stand up comedy before baraza bavuga mukora na stand up okay batangiye baza ari bake show ya mbere ngira ngo twakoze hajemo abantu 13 ngira ngo icyo gihe kandi ubwo harimo abo twatumiye ba famille abo twahaye tike z'ubuntu abaniga bacu abajyaho hafi twagerageje kabisa ngo hishuye abantu babiri nabo sinzi impamvu bishyuye kuko ntago bari batuzi baherekeje wenda nko wasanga ari nko mwatumiye baherekeje akishe gusa ngiye nibuka bavuga ngo twagabanya amafaranga niba ari 2,000 turabajama benshi kabisa buri umwe afata twafashe B-Street ahire ariko turakomeza nitwacika intege turavuga ngo ari ukuntu ukora ikintu ko yakugikunda uvuga ngo apana ngo nza umustar cyangwa nzabiki no just because uri passionate wumva ko niho ngomba kubandika kandi ibintu ndumva mbikunze ndi kwenjoyinga ntago ari akazi so nukuvuga ngo movement ya Comedy Night nimwe mwayitangiye hano nta bitaramo mwatangiye nta bitaramo bya comedy biba hano ntabyo gusa icyo ntavuga cyo tumaze ukwezi turi gukora hari video
yamamaye ya Atome ari gukora stand up ari imbere ya his excellence very funny kabisa. I know the video. You know the video? No icyo gihe okay arundi uri gukora stand up no we ari kwikora kuri level high level itabaho. Turavuga uyu mujama tugomba kumushaka tumushake tumuhige ngira ngo Mika Sengazi Michael yari ahantu bahuriye muri Serena arambwira bro turakwemera dufite natwe mu comedy tujya dukora ku show uzaze urebe. Aravuga okay sawa nzaze. Bakaraza avuga sasa Atome show yuta twahuye ambye azaza azaza tukora imyiteguro yatanje turakora show Atome ntiyaza. Turavuga ariko byabyo byose tugomba kumuhiga tumwongozi yuta azaza. None yuta yajemo abantu 300 twari tumaze igihe dukora show aza abantu 20 25 guco 30 bigenda bizamuka pole tugiye kubona tubona abantu haje abantu 300 haza abantu twemera kabisa ba Hope Zeda muri mashirika za Kahol Karemera bose abo bamama ariko naba mama bo gutera isa yes kabisa aho ngaho ubundi twakoze iyo show. Nyuma y'iyo show twashakaga kumva opinion yao baduhereza reviews nziza kabisa. Batubwira abasore mukomeze ibintu muri gukora ni fresh. Aho ngaho ngira ngo niyo twese tumenyane bariya nabantu bakomeye baguhaye approval bavyarangiye umva twabonye approval yabo. I remember that day Natasha nishimye personally biruta amafaranga biruta amafaranga nibiki kuba mwatangiye something mwakomeje mukabona nibo ariko nta shows zabaga tugitangira ni twebwe gusa twazitangiye tunazikora like ariko ndashimye Imana ko ubu ngubu shows ziraba. Hari n'igihe mba ntabizi ubundi mbere kugira ngo show izabe utabizi ntabizi cyangwa ntari part of that show byaragora nagombaga kuba mbiri mu wano ariko ubu ngubu man biraba n'umukomedian ntazi wari nkumva ngo ari koze show like wow fresh. Hari n'igihe bantumira ngo none sababu I'm like nta kibazo wowe wakoze show urashaka support gusa nta nubwo ndi bukwi nta nitike ndi gusa ndaje and it's like that komeza nyine dufashanye kugira ngo the industry tell. So muri iyo show Atome yaraje show ya Atome yajemo 2015 hashize igihe dukora muri Serena tugikorera muri Serena. I think ikintu chadanje twashaka kuri Atome ni approval ye ubundi no kumusaba if it's possible ko twazajya dukorana once in a while ariko atabonetse n'ubundi tubona ya approval yaba Carol and it was enough to keep us going. No turakomeza tu wenda jaba busy ona Atome ni umuntu ukunda kuguruka rutema kirere aba yayifashe buri gihe abari mu Faransa muri Belgique muri Europe ari gukina movie ari gukina theatre big man so we cannot blame him. Ariko finally yaje kuza muri 2015 aho twatumiye Alex Muhanji kuva muri Uganda ubasiga akora show itwa Comedy Store. Ni show ya mbere ikomeye so bwa mbere aza yaje muri show yacu 2015 cyo gihe yaravuye muri Big Brother I believe dukora show Serena area ubundi no na Chipukizi wo muri Kenya bari babiri tukora comedy show ya fresh aho niyo Atome yajemo and yaje wana ubundi muri comedy choga stand up cyane ari kintu kibaho cyo kuvuga ngo kwiba blague ngo kanaka yibye joke yakana uyu ngo yibye joke uyu ngo yakoze ngo yamwibye joke akenshi ibyo ni ibintu bya fo cyane mbibona muri movie sometimes muri movie ukora byabaye bori renze abantu ni nko gushishura mu muziki narenze bro urumva nk'ubu nkwizeye before performance akubwira ngiye gukina akantu kameze gutya na gutya then ukajyayo mbere yanjye ukagakora ubunyishe merci uri kubona cyangwa ugiye ahandi
tuvuge njyewe ndi umukomedian ukizamuka wowe uri umukomedian urenze njyewe mfite blague ndayikubwiye wowe ugiye kuri stage irenze yanjye urayikoze abantu bose baravuze ngo iriya blague ni yande ni yacoga sibyo none njyewe nsigaye mbwa kwiyo boro ni yanjye sibyo so ibyo byambayeho muri career yanjye nyizamuka at some point nayibonaga nkaho ari ikintu kibi until Atome yantwaye joke arayiperforminga muri show ye aho ngaho niho nabibonye mu bundi buryo muri positive kuko ni umuntu nari nsanzwe nemera approve mu bundi buryo burenze kabisa nje nabonye n'ubundi kwiyoriyo approve noneho ya indi nashakaga no kuva mbere yaje dukora show niyo show ya performancewemo n'aba comedians benshi ariko nyuma y'iyo show yaje arambwira ni bro wowe iriya boro irarenze ahubwo wowe uri mu comedy barenze tugiye kugira hano mu Rwanda komerezaho iriya joke irakaze ni joke ya Green Hills ese ibyo ari ifite abagukira barayize irakaze iriho kuri YouTube ku buryo twashyiraho link abantu bakazayireba actually he performed it muri show ye ngira ngo ntago ihari on YouTube ariko I can say yours yanje icyo gihe man hari kera I don't think iyo show iri uploaded ariko muri 2015 gusa yaraje muri iyo show abona iyo joke ya Greenness nawe yarari kwitegura show ye yitwaga kwirekura nimba ari 24 ngira nimba ntibeshe so he was like twagize kwibuka tujya kwibohora none reka tugire kwirekura. It was a very big show nagiyeyo hariya kuri Rwanda Revenue mbura naho kwicara hari huzuye kabisa mbura n'uburyo bwo kwicara kabisa kandi nafite invitation rwose ni mu bantu batumiwe ariko wapi magarara inyuma for a while ngira boro turasohoka turagenda because n'abandi bantu bari bakirimo kwinjira kandi nareba audience yari nkabona aba ntabwo ari abantu basanzwe baza muri show ni a very different profile abantu bakuze rwose bari very mature cyangwa nuko the theme ya show yari political maybe you know ariko wirebye it was like a very different audience kurusha yazaga ko twe twajya urubyiruko cyane you know so it was nice to see that for a change. So mbibonye ndasohoka kidogo tugura coffee yanze turagenda nyuma the next day hari umugabo wari watenze the show zose yaje muri show yacu muri December aza no muri show yatome muri January niwe wamamaga arambwira none se uziko ya joke yawe bayikoze avuga ntago bishoboka ngo nukuri ya India Green Hills utininde ngo ngo kabisa no sare yose ngo yaguye hasi ndavuga nta kuntu wanyemeza ko iri audience nabonye hari yashwanyutse kubera joke yanurutse as bro iri ma joke ya kabisa yemeje ijoro. So the next time nahuye na Atom I of course nje nago nabifashe nkaho yanyibye joke no I was like actually wow the new approval if there's something to be learned from this to the level y'imitekerereze ya creation shobora yenda kugera on the same level kubera nimba nakora natekereza joke and nawe wa muntu nemera nawe akahita yumva kwirenze kuryo yayikora nta n'uburenganzira to me nje that was the approval nari nyene kabisa and I was like wow so ewana byamaye courage ahubwo kurushaho aho kugira ngo binci aba comedians benshi nzi ibintu nk'ibyo bishobora gucinege ahubwo nje wapi it was the opposite abenshi ubu ngubu kubera gushaka izina abenshi basigaye bashakisha amazina nta kintu bakoze no ku buryo haba akantu nkako ngako agahita jumpinga kuri occasion Tom yanyibye industry ngo naye kugira ngo just vugu ariko niba nta gikorwa gifatika behind biraherera aho ngaho. Ari umugabo ugeze kumbwira ngo kera abantu babanzaga kumenya ibikorwa byawe imbere yuko bakumenya hari n'igihe washobora kugenda ahantu ugasanga bazi igipende ariko kugira ngo wowe bakumenye bigoranye ariko ubu ngubu dusigaye tumenya abantu tutazi n'ikintu bakora byarahindutse umva ufite
kiriya gihe nta social media zabagaho kuko na Facebook yaje ndi umustar yego ndabyuva so nuvuga ngo ahantu niba ugiye mu cyaro chance yo kubona niyo wa mugani niyo nahandi azagukura cyangwa azakumve mu makuru televiziyo Rwanda iki urumva ariko chance yo kubona iyo yabaga ihari ntabwo yayiteshaga ariko nkuko ubivuze wa mugani uyu munsi usigaye umenya umuntu mbere yuko umenya ikintu akora yego ntuzi icyo akora ntuzi n'impamvu muzi ariko gusura bizi uramuzi cyane go creating ama polemique ngo no gutwika ngo yego umuntu kajya umubona kenshi ariko nta kintu gifatika umubonamo nibyo ibintu bya social media ngiye biranshimisha byatari kuko ari ukuntu njewe nta nubwo mfite followers benshi ariko tushobora kugendana on the street nje nawe abantu uvuga iyo coga vipi babu ndakwemera nakubonye ma publicité bano ndimo zenda semera ariko ukabona umuntu ufite followers 300 aranyuzeho nobody knows icyo kintu njya nkivuga abantu bakomparinga ubunini bw'umu artist bijyanye na social media ariko ntabwo ari byo kuko bamakanyaga nta followers bagira kandi they are big artists yego performing amashow bakazamo abantu bakuru n'abatoya so sibyo ukabona ariko umuntu just kuko afite ama memes a postinga it's okay nabyo ni byiza ufite followers bawe cyangwa hips hips don't lie icyo kibero cyawe kirandwaza true bro true so amaze ubwo ngubwo umaze kubona approval ya Atom ni nkaho muri wowe ni nka essence yaragusukiyemo mu rugendo yego yarakweretse ko uri umucomedian wanyawe ahubwo ari uko wowe utari wakigiriye icyizere kabisa ako kantu kuko nyitangira maybe bijya bibaho no kubahanzi bamwe na bamwe benshi hari ukuntu abantu bakubonamo impano wowe utaribonamo hari ukuntu abantu babona ubushobozi cyangwa se potential ufite ahantu ushobora kugira akenshi wowe utarabibona so ariko iyo utinze kwibona nano ikibazo ugomba nawe kubibona ukabimenya ukabishira mu ngiro sasa jewe namaze kubona all the approvals izo approval nizo ndi kubwira challenges nari mfite zari nyinshi kurushizo kubera wowe wavugaga ngo wavaga muri team kuko cyangwa muri chorale kwe uri mugufi njewe on stage kugira ngo ngende imbere y'abantu bakuze babagabo ndi umwana kuko byaragara ko ndi umwana and washe kuvuga something of substance that bashobora kumva ko ari ibintu bifite agaciro bashobora kwicara ngo babyumve byari challenging kuri njewe hari ahantu najyaga nkora muri kwisho Kacyiru twajyaga dukora shows bavuga give it up for Babu naza kuri stage abantu bagahaguruka bagasohoka ukabona reaction ntabwo ari nziza kwana bamwe nubwo bashaka gusohoka bakagira iki atangira kumbwira sabro uzabigenza gute ariko njewe nari nzi ko the only way yari kubemeza sibyo so njewe ndavuga okay ntari ibintu bashaka gusohoka njewe ndazamura urwego abahari ndabaha sasa uko nguko niko nabigenje sasa bazajya basohoka ari ukuntu buri hanze ya sare ukumva muri sare byacitse ukumva abantu bari guseka ukagaruka wiruka bwase bimeze gute bahamagaye undi bagasanga ni babu uri gukora ibi bintu akicara sakareba akavuga babu ubundi none twakora show sinkore stand up performance yanjye bwite bakabe babu se kuki ata performance hose kukina ese babu arajya ryari babu atangiye kuba babu gutyo kuko bari bamaze kubona okay nubwo ari muto ararenze na comedy ze ni fresh so njewe nakoresheje iyo technique kugira ngo audience ni trust yabo ariko nago bigeze nakizere bigeze bangirira ahubwo barampinze kuva nyitangira ubemeza ukoresheje skills nkoresheje skills so kumenya ko mfite izo skills byo nari mbizi ariko yari hagati yanjye na audience sasa none njewe n'abantu nemera cyangwa abantu dukorana cyangwa abantu nziko bandenze aho naho nari nyene some sort of approval so aho ngaho niho ya Carol Karemera yabaye fresh ya Hope yabaye fresh ni Atom yabaye fresh
I love that positivity bro. Yeah, kuko thank you. ibyo bintu byambayeho nanjye. Yeah. Urumva njyewe nagize ubushobozi bwo kurecording indirimbo ariko mbere yaho Big Dom yari friend wanjye dukorana amakapera ibintu byose noneho wagira chance yo kurecordinga mbere yanjye kuko yari recordinze kwa Ron. Kwa Ron njyewe sinashoboraga kubona amafaranga yo kujyayo mu by'ukuri. Ari recording indirimbo bitaga igishwi cy'ikibinda n'indi bitaga Never Again. Ni indirimbo numvise yagiye kuzinyumvisha njyana kuri Wake Up. Habaga ni studio yabagamo sound bacuruza amatepu n'amasidi ariko bafite na sound ku buryo bakubitamo music kabisa ukayumva neza. Yanga kwinyumvishiriza iwe arambwira ati tujye kuri bro bayikubisemo mpava natashye ko yari Nyamirambo ngomba gutaha Kicukiro. Njye nageze Kicukiro umuziki nawuretse uvuga ndi mu mikino ngiye ntabwo none hakaba hari akaririmbo naririmbaga kavuga ngo nibagiye ukuntu katangiraga ko harimo akantu kavuga ngo the good governance is in our country to protect the people with a good governance. RMJ se ko nitaga RMJ se they modernize kaka dancer Big Dom agiye kuri radio Rwanda muri interview numva aragakubise kaka ndabaga ndare ako kanu yego akantu kanje kuri radio Rwanda bose ari kumva ako kanu nanjye nabonye approve yo muri ubwo buryo nayo mpamvu n'uburyo wabifashemo birantangaje ukuntu bisa n'uburyo nawe it's very similar kabisa nanjye ako kanu kaguhereza confidence kabisa wari ukeneye nimba wari no kwiheba cyangwa se wari ugiye kubivaho ugahita ukomereza. I think abantu benshi ni nako kantu bajya babura kuko ukabona utagasabye cyangwa se utanagashaka kenshi none hakabamo ikintu bituruka kuki hari igihe umuntu aba kubona ukiri muto ko abantu ntago bagira imitima imwe yego kubyumva akaba yakubona akabona ko ubishoboye ariko agashaka iki ukomeza gukoreka ko uri hasi utazanabikora kubyumva yego bibaho cyane aho niho haturuka approval zisa gutyo. Nibyo hari nabandi baguhereza bashobora kuba banakurenze nawe ubemera ariko kuguha approval bagasanisha experience bo banyuzemo bagashaka kuyiguforsaho. Ndashaka kuguha urundi rugero. Nigeze guperform Chameleone twaperforminganye Jamaica n'ahantu bita Saint Martin ni muri Caraïbe. Ni naho we yamenye ariko njye nari muzi even before. Tugeze nahanga dukorana indirimbo. Tumaze gukorana indirimbo njya Uganda kumushaka ngo tuyishooting ndamubura. Ndamuhamagara kuri phone iminsi 3 yose ndamubura ndataha. Kubyumva. Noneho nyuma yaho aza gucuranga hano duhurira muri festival bayitaga Kesha Festival. Urumva bro Chameleone yantumyeho umuntu ngo njye kumureba ahantu muri tente yuko twari dufite tente yacu n'abafitiye njya kumureba ahita ambwira indirimbo yacu bite ndambwira naje Kampala ndakubura ahita ambwira uzagaruka ibiki noneho we mu mutwe wakabazi ko ndi performing CD ko yabonaga abandi ba artist bose bari guperforminga CD ahita ambwira urajyaho ryari ndambwira ati bane ninjye ugikora hariho Kitoko ndambwira ninjye ugiye gukurikiraho ngiriya bande yanjye yego kumbe ni mistake nkoze. Ariko njyewe muri njyewe Chameleone ni idol. Yego ndabyumva legend idol yego. Nasohotse mu muryango w'igisharagati kiwe gutya we akiyegura inyuma arakiyegura inyuma ca munsi ahita ajya kureba the organizer yego arambwira ati coga naririmba ntago ndi bukore ubwo babacuranzi batangira gusimbukira kuri stage Kitoko akiriho yego nari ndi kumwe na Washington duhagaranye gutya dutegeye ko bari ndirimo nakoranye na Washington niyo twagomba guheraho turirimba duhagaze kuri stage zijya kuri ntuza kuri stage gutya tubona abatipe bari gusimbukira kuri stage nk'amaninja batangiye kugrabinga amagitari Kitoko aracyaperforminga mu gihe nkirimo kwibaza ibintu biri kuba ni ibiki wa mu boss wateguye abangezeho ticoga ati bane Chameleone yasaze ngo time ngo ibiki ngo ntabwo ashaka kuririmba ibaze nje ndambwira ni ngewe maze icyumweru nkora rihaso ngomba kuririmba byanze bikunze yego
Ebane jama turatangiye turaserera aho ngaho abantu batambwira ngo tujye kwicara mu modoka tujya kwicara mu modoka none nkaba ngewe yari yampaye show yo muri stade akaba afite indi show ya VIP yo muri Serena ntagombaga ngiye kuririmba yewe utari uri uhari ebane jama turaserera mu modoka ngo turasera turatambwira none umva ukuntu ngiye kubigenza kugira ngo bigende neza reka nkwishyure double ejo uzazuririmbe muri Serena uko niko mwabikemuye urumva amafaranga yanakubise haroro ndabyumva nanjye ndi wowe I will take that deal yeah ni gutyo twabikemuye ariko muri ngewe nanone nkagumana ka kantu ko kubabara ko abantu nari nabateguriye ariko noneho approve ka miliyoni yampaye iri negative cyane ariko none nanjye bikanyereka ko ako kantu ubundi niko kingenzi ko ndarenze niburiya yantinya akavuga ati niba ari gucurange live nta kintu ndi bukore kuko twe twarabikoranye yarabibonye yego rat aravuga ati no way niba atari CD I'm not going to die here yego rat so nukuvuga nawe yarabizi niyo mpamvu yabikoze kandi nge nemera ko niyareka nkaririmba byari kuba byiza ahubwo no kurushaho byari no kuba byiza sinari no kumurusha ko big is big bro right kandi ikindi ntago mwari muri kubikorera ego zanyu mwari kubikorera abafana bari baje aho ngaho so I think it would have been dope so I think ni ingenzi ko umuhanzi wa mugane yagakwiye kuba yifite icyo cyizere before niyo umuntu yagerageje kugushira hasi bimenye ko impamvu uyu muntu ari kunshira hasi niko ndenze ntago yashiramo izi mbaraga kugira ngo yego ibishoboka kabisa abantu bafeka ziranye nabo ni benshi ariko ntago abashiramo the same so nawe witushiramo izindi mbaraga none zirenze that's the way kabisa man industry wala abantu bajya kugera on top baranyuze mu bintu birenze cyane kabisa birenze hari movie nari ndimo kureba yaba special force noneho chief wabo harimo umukobwa umwe aramubwira ati naguhisemo kubera ko nzi ko ubishoboye uwo mukobwa aramusubiza ati kuva najya muri special force urumva ni wowe muyobozi wanjye wa mbere umfashe umfata unkoresha nk'umusirikare umbona nk'umusirikare ntumbone nk'umukobwa mbere ya byose ukubyumva ndabyumva urumva we yaramubwiye ati naguhisemo kubera ko urashoboye yego urumva we ariko nanone arongera aramubwira ati mu gusoza aramubwira ati ndabizi ko kugira ngo ugere aho ngaho wanyuze mu bintu ntashobora no kwimagine merci kubera ntago biba byoroshye ntago wagera aho ngaho aho bakunzanira ngo nguhitemo muri ngomba gufata waranyuze mu byoroshye ntago bishoboka I love that so urumva umuntu ajya kugera hariya yaranyuze mu bintu bikomeye cyane kabisa so uyu munsi image ya industry ya comedy ubona gute ubona man uyu munsi ni byiza cyane it's the best time to be a comedian mu Rwanda cyane kubera abanyarwanda bakunda comedy cyane ubu ngubu bari more active ntago ari nka mbere twarabatretaga tugerageza tugira iki ariko ubu ngubu man abanyarwanda mugashyira hariya gusa no gushira hariya ugomba gusa nawe ubahereza ibintu byiza but abanyarwanda nacyo kintu mbakundira ubu ngubu tuzi ibintu byiza ntago ari nka mbere babwiraga ngo ibi ni byiza ngo ubundi wemere ko ibyo ari byiza so now we know industry ya comedy ni nziza ikintu iri kubura platforms zirahari aba comedians bari confident cyane ubu no kwikura platform zabo kiza muri comedy twebwe turasupportingana pe umuntu wabuze support muri comedy sinzi ukuntu byagenze ariko support wenda idahari ni gap dufite ni financial kugera in a financial perspective which nicyo kintu turi gukoraho ubu ngubu kuko twashakaga kubanza igihe twakoraga comedy twari twenyine cyangwa twari bakeya so igihe twari bake hari comedy nights hari maybe akanyombya sebu atome hari na ambassadeur w'abakonsumateri ubundi bari yamvuga ko babubakiye bari mu bubatse ikibuga mbere yani kubera ko bakoze ibintu bikundwa mu karere kose antuka muri miliyoni 40 zivuga ikinyarwanda bagezemo kabisa bagezemo so icyo gihe ikintu ariko buri umwe yarari muri like nubwo twese twakoraga comedy twari dufite unish bwacu buri umwe ari mu kanuza ke ariko
ikintu cyaburaga cyari buriya ubwinshi bw'aba comedians tubone yuko industry yakiri competitive. Sasa igihe nakoze show kuri RTV twa the Com Factory bakunda comedy naho ubwabo ariko ngewe mbona ko buriya igikomeye mumaze kugikora buriya kuzana abantu icyo kintu cya mbere gikomeye no kuba unyura hari abantu bakavuga ati babu dukunda ibintu ukora aho usokeye ugasanga abantu they love you they want to chat with you urumva ni ibintu buriya niyo step ya mbere ya industry yose kandi nemera ko industry yacu ya comedy iracyari young cyane nizeye ko kandi kubera abantu ikurura kandi ikanasigara kuri ku mbuga nkoranyambaga igasigara kuri za YouTube na hehe no kuvuga ngo ni ikintu kiba ariko kigakomeza kikaba ntabwo ruvuga ngo ni night iraba irangirira aho nga wapi nutaje ejo azatendinga wabonetse ejo bundi azatendinga nge numva ko ibyo bintu bizazana abanyamafaranga cyane ihangane vraiment kandi mukomeze dukore I agree with you aho ngaho. Ikindi ni no kureba uburyo sasa dutangiye ku representing u Rwanda mu kwisi hose actually nanjye vuba mu kaye muri Afrika nabonye hari abatangiye gutumirwa. Yes actually nambe twaratumirwaga but ni kwa kundi ugenda nko muri Nairobi maybe aho na performance na Kampala sake dufite umukomedi kuva mu Rwanda ndabyibuka ari radio show twagiyemo turimo promoting a show twari tubikore muri Nairobi East Africa Comedy Tuesday yabereye muri Convention Center KICC so area kuri KICC abantu 5,000 nabwo bwa mbere nari performing ingiye abantu benshi kabise so turi gukora the radio show barambaza none se mu Rwanda aba bakomedi kuko twari turi benshi bakansime bari bande ba Idris kuva Tanzania bya bikora nkota byose ubireba byose dubwo twari turi muri studio nje narindi inyuma nanubwo narindi kuri mic narindi inyuma so kifukiza giye bavuga twe dufite abakomedi benshi bo Uganda Tanzania hano muri Kenya ari no dufite kuva mu Rwanda presenter aravuga buretse mu Rwanda se bagira abakomedi ngo ari heho ngo kabuhariwe ngwino ubwo mba munurutse mu bantu ari inyuma ndaje ngo n'uyu ngo nakangaka ngo niko ndavuga ariko tudutaye twacu kwari fresh abantu batuziza ikibazo this is quality my bro this is quality yego rata the less the better less is better so icyo gihe avuga nakangaka ngira hari navuga avuga so mu Rwanda se mufite abakomedi mwite mugiye se kubera iki abantu bose kuva nangira ahangaha muri Kenya abantu bose nicyo kibazo bari kumbaza ese mu Rwanda mufite abakomedi ese mu Rwanda mukora comedy kubera iki mufite icyo kibazo uwo mu presenter ahita mbwira wamubajije gutyo nawe kubera iki nawe kubera iki mufite icyo kiwabo umusirikare ni iki kibazo arambwira rero sasa ikibazo ahantu kiri mu Rwanda twese tukumva makuru tabizi yuko ntago hapfa kuvuga ikintu wishakiye uko wishakiye so ndavuga no okay so problem ni freedom of speech aravuga ngo ngo ahubwo ngo kukano ngo freedom of speech mu Rwanda rwose ntago freedom of speech mugira ndambwira okay sawa ndambwira sasa gisekeje jewe ntago ari uko mbibona sibyo sizubwe mu impamvu ubona guca ariko njewe nagaruko mbibona freedom of speech kuri wowe niki ahubwo nk'urugero umukomedi umwe w'umunyakenya waruri hariya abaravuze nk'urugero ngo njewe nshobora kugenda state house ni nka presidence yao nshobora kugenda state house nkahagarara hanze ngavuga ngo Kenyatta is fake kandi nta kibazo ndabwire ibyo gusa ngo nanjye rero najya mu Rwanda ari presidence Kacyiru nkahagarara hanze rwose nkavuga nkanasakuza ahubwo rwose nta n'ubwoba Kenyatta is fake kandi nta kintu bantu abantu bose barasetse bro abantu batangiye guhamagara ngo amatike se ngo turagura ngo amatike se ngo umukomedi araza kujya ngo bro bori badanje cyo ibasha
nta joke uzigera ubona iruta iyo ngiyo. yabona bakubise hariya abaji barasaze. baravuga kabisa uwo mujama aradusekeje, iyo show tugomba kuza, and it was a nice show. So I think just representing our country n'ahantu ugiye, make sure unyibukije akantu mane ndakwemeye kabisa ngukuriye ingofero. Ubwo ibyo bintu kugira ngo bite biza gutyo ntabwo byoroshye, bisaba kuba uri tayari uri focus kabisa. niko mwibukije wari uzi ko ari akantu. Urumva wari unyibukije akantu. Urumva bavuze ngo njye nari ntegereje kumva ikintu uri buze kuvuga nyuma yaho ngaho, ariko akantu wari unyibukije ndongenda kibagiwe amusore, ariko ndaza gukira. Okay, rari we ni ukibuka, just feel free, just bring it, uze kuza kukivuga. Ariko wabo gani ugomba ku ready and representing our country nanone, ukamenya ese igihugu cyacu ndacyamamaza mu buhe buryo. Because u Rwanda deja hari history dufite, hari uburyo abantu badufata. Ndi muri bus mva i Nairobi njya ahantu hitwa Kisumu, umuntu twahuriye muri bisi we turi kuganira at some point avuga no ukomoka he, kuko hari abafite ama tribes menshi cyane. Ndambwira wakisenge nawe ni umunyakenge, ndi umunyarwanda, nuye mu Rwanda nyine ngomoka mu Rwanda. ngo kwera iki se ngo ujusubirayo se? Ndambwira ahubwo mbayo naje hano nyine gusura, nzasubira nk'icyumweru gita. Ngo usubirayo kwera iki? Ngo ahantu hari intambara, ngo ahantu bari kwicana, ngo ahantu bimeze nabi, kubera iki mwifata mukagenda mwagumyanga muri Kenya. Naramusetse ndamwira bro, uzi ko u Rwanda ubu ngo bari bwo mfite ubwoba kuba ndi hano. Ahubwo anga mfite ubwoba. No, muri Kenya hateye ubwoba man. Njye nagiye Nairobi, inama ya mbere batubwiye nta kwambara ibintu bishya. Yego nta kwambara, ari ahantu utagomba kunyura, hari uburyo twinginze umuntu atujyane za California, zaratubwiye no way. ari umujama twari turi kumwe witwa Chris inshuti yanjye, nijoro umupolisi yaratwibye, twibwe n'umupolisi, ariko tuza kuza gusanga ko atari umupolisi, ahubwo abapolisi bafite uburyo bakorana n'abajura. Iyo bavuye ku kazi babatiza imyenda n'iki, bakagenda bakarara bacakaza abajama, ubundi bakayagabana, sibyo? So nkavuga ibaze ahantu nkanga kweri, mwege mwibaza ko murenze u Rwanda, ko u Rwanda ruri inyuma. So ugasanga ni mu mitwe y'abantu tu, sibyo? Ni mu mitwe y'abantu, ni ibintu byabagiyemo. Yego the reality is different, ariko natwe cyane cyane nk'abahanzi, abana bahanzi turaba storytellers, sibyo? Dushobora ku breaking barriers, tukagenda tugachanginga the story. So nabyo niyo mpamvu ushaka gukomeza kugenda serukira u Rwanda, nkagenda hanze nka performinga, nkagaruka, kugira ngo niyo story y'u Rwanda rushya dukomeze kabisa tuyigeze hirya no hino. Imana ikomeze kabisa ibigufashemo kandi bro yebana. So ndashaka tuganirire ku kintu kimwe. Njye nkurikirana comedy cyane, kurikirana comedy yo mu bihugu by'abanglophone, kurikirana niyo mu ba francophone, kuko antuka mfite amahirwe yo kuba izo ndimi nta na rumwe nzi neza, ariko nzivuga ku rwego percentage yo hejuru, ku buryo ku rwego rwiza, wenda niyemeremo gake. nta nicyo bitwaye man, ni na fresh. So nkurikirageza gukurikirana comedy z'ibihugu by'icyongereza, ubona ari bande bateye imbere cyane muri comedy, ko iyo polemique nayo igibaho? Iyo polemique igibaho. Ubu nije nabonaga hari impamvu nubahaga aba francophone, kuko nabonaga uburyo bandikamo, ubundi n'ururimi rwabo, n'ururimi rw'igifaransa ruraryoshye muri comedy no muri art, you know, kurusha English tuba tugenda pacapaca ibintu. Gusa hari case yigeze kubaho aho amavideo yasohotse, tubona ba Gadel Malé n'abandi banyarwenya bakomeye bo mu Bufaransa bari bagiye basubiramo ama blague yo mu Cyongereza ba Louis C.K. you know. So there was that case, ariko nyuma yaho I really think
ko zose zifite uniqueness yazo buriya zose zifite uniqueness yazo ariko kubera yuko muri Amerika ari naho stand up comedy yahereye ba Richard Pryor Bill Cosby n'abantu bakoze comedy muri za 70 aho na handi hano ku isi stand up comedy as an art yari hari so nubundi nono nibindi bihugu bigenda biadoptinga ni nko kumbwira nta kuntu wanyemeza njya mbona abazungu babyina imbyino za kinyarwanda cyangwa abashinwa niyo bazibyina byiza gute tukanabyishimira kuko bari umuco wacu uri kubageraho ni byiza ariko ntago wanyemeza ko bageraho bakaturenga kandi ari ibintu byahereye iwacu so with that bias gusa niyo mpamvu nje numva yuko maybe the comedy yo muri UK yo muri US na UK edges it a little bit better ariko wena niko ndu anglophone ariko njageza no gukurikira comedy ya francophone cyane nkunda gusa urayumva français yego ndayumva ariko numbwiye ngo nyikubwire uyumva donc ndashaka wayize hehe ubundi kongenzi kuri umwango reka nkubwire ukuntu bimeze njewe rero navuye muri natangiye amashuri abanza impamvu ndi anglophone n'icyongereza kikaza fresh ngira ngo abana n'igifaransa kugira ngo umuntu yige ururimi neza ureba ikintu bita foundation ese ahantu yigiye wa mugani ni he so njewe natangiye kwiga muri Kenya foundation y'icyongereza niho ituruka so niyo mpamvu iyo mvuze icyongereza there's a little bit wumva ko okay avuga icyongereza cyiza sibyo ntago mba ndi kwigana accent yo handi cyangwa kwiforsa cyangwa yivanze it's just imeze kwayo tu so ariko nza ko namenye icyongereza nkiri muto cyane muto mama twajyaga gusura grammaire mu cyaro abantu bakuru bakaza rwose bakavuga ngo vuga icyongereza ngavuga icyongereza bakavuga ngana ndi muto n'ubyo ndi kuvuga icyongereza bikabacanga bakavuga bo bazi kuvuga icyongereza ari ibintu byadanje bisa amashuri menshi no bakabona kana gato karabishoye kana nagahanga rero mama aravuga wowe rero genda mu Rwanda wige n'igifaransa ukiri muto primary rero wanzane muri primaire umwaka wa mbere wa kabiri nyitangira kumva ko bikuza icyo gihe navuye muri Kenya ndi mu wa gatandatu naje hano bansubiza inyuma imyaka 3 banshira mu wa gatatu kubera baravuze ngo mu kizamini cya leta agomba gukora ikinyarwanda agomba gukora n'igifaransa kandi ari inyuma cyane so icyo gihe ndavuga nta kibazo turatangira kwiga igifaransa ashize umwaka abafaransa n'abanyarwanda ni ati shwatoka ugumye mu cyongereza bangumye ubwo mu cyongereza ngumaka ariko gusa umunsi wa mbere ndabyibuka njya mu ishuri kwiga igifaransa umwarimu yaraje aravuga uyu munsi tugiye kwiga prono mu byukuri choka uko yabisobanuye niko yanyicaga mu mutwe kurushaho ngo prono possessive ndabwo iyi ni possessive prono prono qualificative ni abantu bari qualifié nyine abantu barenze prono quantitative yo ni abantu benshi urumva ariyo yavuze none nje nashaka kuyibona none neza prono demonstrative ndabwo I love French muni gifaransa kabisa demonstre none turi rashara bonye ariko ugiye gukora sex mu ishuri so igifaransa ariko nakomeje ubwo nyiga pole pole nakoresha system yo kumva indirimbo ba La Fouine ba rapper bagiye batandukanye movies zinyuranye amafilme zaba Louis de Finesse ari n'ukuntu banza nkareba movie mu cyongereza nkahita nyireba iri dubbed mu gifaransa uyu irebye iri mu gifaransa utarareba mu cyongereza urumva yego ubu ndabyumva ariko mbere byaranguraga igifaransa kucyumva abantu baracyumva ariko kukivuga nibyo biremereye aho ngaho rero tutangira kujya ariko nje hari situation ngeramo cyane cyane kuvuga biba ngombwa ko niba uri kuvuga nyine ugomba kumenya ibigore ukamenya n'ibigabo yego
ngo Museveni nibyo byatumye ibyo bintu nanjye byarangoye coga na n'ubu ngubu ujya kuvuga ikintu ukahita harya ni kandi utangiye kubyibazaho uba wabyishe n'ubundi so ndabyibuka kandi abafaransa barasekana barasekana yo yuko toye kidogo barasekana sasa nuza ya radio nagiyemo muri Kenya yakoragamo Tanasha Donna uriya baby mama wa Diamond so twarahuye tuvuyemo aravuga Chipukiza bwa this is Tanasha by the way ariko ntago nari muzi gusa nkabona umukobwa w'inzobe mwiza urenze byatari aho niho namenye buriya ko igifaransa mba niwo ndijije hari situation ngiramo nkakivuga cyane cyane iyo umukobwa ari mwiza akaba ashoboye kuvuga igifaransa coga twashize n'akantu gatoya ko kunywa aho ngaho français ko kunywa kongera ururimi français iraza ako kunywa kongera ururimi ndabizi dutera story buriya ntago nayizi ko Tanasha z'igifaransa byatari yize muri Belgique yabaye muri Belgique azi icyongereza azi igiswahili azi igifaransa azi n'imbara y'Ispanyol she's brilliant ararenze so twaganiriye for a bit kuko none we yari ko mvuye mu Rwanda kandi azi ko mu Rwanda buri abantu bose n'aba francophone none nacyo cyanyishije ko nanjye none ikintu ni kwa kwiyemera no kwigirira confidence navuze ibintu ntarinzi ko ubwo nawe yarakubonye atavuga ati nari nkumbuye kuvuga igifaransa mbonye umuntu tuganira kuba nanjye ndikadaje naho ariko nirwanyeho kameme turaganira kidogo ni danje Tanasha yagushyize begifa ujuje umwuka wabonye ubwiza buzura umwuka igifara indimi ziraza uvuga mu ndimi ziraza mako yarambwiye ngo ngewe ngo abantu bicaye gutya bavuga igifaransa nshaka gutestinga ubarusha igifaransa ni ibintu byoroshye ubona gufata ngo papier mushwari ngashyira imbere y'uyu nguyu ngafata indi ngashyira imbere y'uyu noneho bamara kuvuga nkaza kumva yatose cyane unegeza niwe wagipronounce byatari cyakoze arimo so English word ni kuvuga ngo iri strong muri comedy man kugeza ubu ngubu I think so gusa I think buri muntu ahantu hose nagiye nja abantu ari umucomedian wavuye muri California yari ari gukora research azenguruka Africa anatunyuraho cyo gihe twari tuvuye muri lockdown icyaje cya covid nibwo yanyuze hano avuye Uganda ariko nawe ari kintu yambwiye ngo icyamutunguye nuko nabazi ko stand up yahereye muri US ariko ahantu hose yagiye ku isi yasanze ihari so natwe kera nk'abanyafrika wenda no kuvuga ngo turabanyarwanda gusa nk'abanyafrika twajyaga tugira story time nimugoroba wenda nijoro bacanye mu Kinyarwanda ni igitaramo nyine n'igitaramo wa mugani tugatarama bavuga story ababyina baririmba bavuga telefone zitaraza atuka ubu ngubu ntabwo abantu babishobora ibyo bintu iyo niyo yari group WhatsApp group mugahuriza hariya rero ku mihanda so I believe twari tubyifitemo abenshi muri twebwe abakomedi benshi bazakubwira ngo njewe ari umubyeyi wanjye wanyese unsetsa cyangwa umwarimu wasetsaga cyangwa inshuti yanjye akenshi sinzi impamvu abantu babaye great at something bahora bavuga ngo hari uwundi muntu wandushaga urumva sinzi impamvu we atakomeye nibyo kubera ko urabona nk'ubu ngubu wenda ngurugero nko muri music hari abantu benshi twatangiye tujyana muri studio ariko twagira cyagiye cyo gukora freestyle z'abahanzi n'ibiki ukabuzi kwa kurusha yego haba igihe kireki cyo gutanga ideas ukabuzi kwa kurusha ukubyumva wenda ukanasanga afite na notion kuba yanacuranga ntayo ufite ariko at the end ugasanga wagezeho mbere ye yego sometimes akaba yanacika intege cyangwa akabona izindi linye agahita bivamo uwo muntu rero ntago ujye umwibagirwa yego ntago ujye umwibagirwa
uhora uvuga uti hari undi iyo aza gukomeza nta kintu mbaye. Hari nako kabazo ukomeza wibaza kuki njyewe kuki yari njyewe wagezeyo kandi hari n'abandi nzi bari bandi. So yeah, these are the questions tujya tudilinga nazo abantu bari talented cyane abanyemana. Yeah, so agitwe tukuganira wari umurambwira nyine uwo munyamerika agira nanga asanga stand up yageze hano uburyo tuyikora abantu uburyo bayakira bikamutungura akavuga ntago nje narinzi ko narinzi ko ari culture yo muri US ku isi hose mu Buhinde muri Pakistani zarahageze hano muri Afrika hano yarahageze kandi ugasanga bafite abakomedi babo gose kuko ugiye nk'icyangugu n'urugero ukajyanayo Chris Rock. I think yuko byamu ari umukomedi barenze ku isi ariko se comedy nayo it's about relating. Ese ibintu uvuga ndabizi so niki afite kubabwira ba relating aho ariko babonye umukomedi waho uzi buzima babayemo akaba jokinga mu byabo. Trust me nawe ni mukomedi waburenze kurusha uwo kuri bariba. So niyo mpamvu comedy buriya ntago twavuga ngo ni yayo cyangwa ni niyo mpamvu ni kuvuga ngo kanaka yanyibye joke cyangwa kana yakoze joke yanje iyo joke se ni yawe koko. Who owns comedy? Nta muntu wavuga ko yo uninga comedy. Iyo joke yego wayitekerejeho muri sije tuvuga okay wowe ushobora kuba ufite ide runaka kuri sije ariko ntago wavuga ngo kuko wakoze joke kuri smartphone nta wundi muntu ugomba gukora kuri smartphone. Ntabwo bishoboka. Ni nko mu muziki kuvuga ngo nimba indirimbo icuranze muri aya manota ayo manota rero ngo nayo iyo ndirimbo gusa. Wabonye case ya Ed Sheeran yabaye ejo bundi ari indirimbo yakoze mu 2014 Thinking Out Loud. Urayizi rero hari indi ya kera ya Marvin Gaye yitwa Let's Get It On. Abantu barayumvishe bumva ko bisa nawe ubwo ari uburyo bicuranga kuri gitara agakora mashup akaremba naye ndi kumva birajyana. Rero famille you yandikanye na Marvin Gaye yaje aravuga uyu nguyu yibye indirimbo ya Marvin Gaye. Sasa we aravuga ni je nago nayibye nayibye uryo icuranze uryo igize ariko baravuga nta kuntu wavuga ngo nimba icuranze muri G muri E flat muri G ibyo bintu byakabaye biriho ngo hakaba hari indirimbo enye zonyine wala kuko amanota y'umuziki arahari nta uzahimba ahubwo ayo manota icyo wowe yakoresha nicyo kiri bugire. Ngiye burangunda abajamaika cyane kubera abajamaika bagira culture ya rhythm. I love that. Muvuga abo basora rhythm buri mu artist wese akayiririmbamo kandi bigatanga indirimbo zitandukanye kabisa. Nge nuva ari biri muri bimwe bituma aba artist babo bakomeye kubera ko bahora ni nkaho bahora mu kintu kimeze nka competition. I love it kuko hano deja ukoreye kuri beat yundi mu ya bari hatari yagutwika nago yabyemera yo producer size ariko bari wa mugani they have that thing of njewe naba creative ukwanje dukoresheje the same dushobora gufata ibirungo inyanya ibitunguru za pavro n'ibiki ariko isosi uri buteke niyo ndi buteke nago zibiwe zitestinga kimwe dufite ibirungo bimwe twabikoreye mu gikoni maybe kimwe ariko ibiryo uri buteke nanjye ibyo ndi buteke it's gonna be different and that's the beauty of creation. Wow. So Babu twaganire cyane kuri industry yacu dukunda kuko ni nayo tugomba guheraho nyine ariko ndashaka ngo dusubire tujye mu bidushimisha. Nge nkunda umupira w'amaguru. Yego nkunda umupira w'amaguru nawe. Nanjye nkunda umupira w'amaguru. Uri umufana wa Tottenham Hotspur. Twanakubiswe kabisa iyi season twaravutuwe 4 Hurricane sure ni Tottenham nta yindi. Njyewe muri LDK banyitaga BABOU kuko icyo gihe BABOU ngiye ngo akinaga yavuye muri Arsenal ajya muri Man City no muri Tottenham. Icyo gihe njyewe nafanaga Tottenham. Gareth Bale ari mu left back akina kuri kabiri ariko yarirukaga agera bora ku bitenteri bya bitego nawe urabyibuka. I think ahantu natangiye gufana Tottenham ubundi ngiye nakuze papa afana Man U
ubu ni fura y'iwacu mu rugo witwa George Kwihangana, ubu ni umupasiteri afite n'urusengero rwe yari Kibagabaga afana Arsenal. Rero iyo Man yahuraga na Arsenal mu rugo, ese ni bande bari kwa George, ni bande bari kwa Vie. So je n'abandi kwa Vie nahoraga ashaka ikipe yatsinda Arsenal. Umunsi umwe nza kuza kubona muri FA Cup Tottenham yakuye banganyije 4-4 na n'ikipe ya Arsene Wenger, Harry Redknapp. Ndavuga iyi kipe rero irakomeye aka Tottenham ndagakunda gutyo nanjye gakurikirana kuvuga. Nta kipe wigeze ukunda mu Bwongereza? Abakinnyi maybe Cristiano. Mu Bwongereza nta kipe nkundayo. Ngiye mu Bwongereza mfite amakipe nanga yahubwo. Urumva wanga nka makipe mu Bwongereza nanga Man U, nanga Liverpool, nanga Chelsea. Okay, izo kipe eshatu ndaza Man U, Liverpool na Chelsea. Rero kubera kwanga izo kipe ngenda nikundishwa nkatangira nk'umwaka narikundishijwe nko kuri Arsenal, ariko umutima bikanga gufata utanyikundishwa kuri City, ariko umva iri gutsindwa Simbabare. Urumva igatsindwa Simbabare igatsinda sinishime ukabona nta kintu bikubwiye. Ndavuga nzigomera kuri Barca yanjye. Okay, so ufana Barca muri Spain. That is interesting, man. Je nikundira Galacticos, man. Real we El Clasico. Ubundi muri mwifanira Bayern muri Budage. Iyo nyanga ku urumva ubundi cyakoze, ariko Bayern imaze igihe imbera nk'ukuntu City ikomereye nayo imaze itsindwa nkumva naribi yatsinda nkumva nta kintu bivuze. Kuri Tottenham niyo ndiyo cyane kuko yo yaje ari underdog. Yohana Pochettino araza ahindura ibintu nubwo baje ndawe ndamukunda cyane nubwo bamwirukanye, but abakinnyi nka Harry Kane. N'ubu mufite nde umutoza? Ubu umutoza ni baramwirukanye Antonio Conte, asimburwa na Stellini wari umwungirije, nawe baramwirukana. Ibaze kwirukana umuntu wari usimbuye wirukanye. Ikipe imeze nabi, mushaka umutoza Ryan Mason. Mushaka umutoza ukina nka systeme byibura wenda nk'iy'abagaridiye babiri niyo yabafasha. Dufite umugaridiye muremure Fraser Foster, ari muremure ariko harimo babiri ariko naye byaraze. By'umupira muri ino season byaraje. Umukinnyi we babwiraga ati buze turakira systeme y'abagaridiye babiri ntabwo systeme y'abagaridiye babiri. Bamwita Mugabe, ndamusuhuje, yakinaga muri Atletico n'umushiti wanjye. That's dope, man. Mu Rwanda sifani, mu Rwanda mfana Reyo Gikundiro, ariko mu by'ukuri ntakubeshye mu Rwanda ntabwo bikomeye ko zirakina sinkimenya igihe zakiniye. Usibye nk'ubu ndifuza ko Kiyovu itwara igikombe, ariko nanjye ndi kwifuza ko Kiyovu itwara igikombe kuko urumva wa Mureye wa nyawe ntabyo yifuza. So ngende umureye uri modere uri aho ngaho utari wawundi bita ngo ni umu extremist. I appreciate your honesty, man. Nubwo bwa mbere umuye n'umureye umeze nkaho it's either urumva babita abaheza nguni, abafana b'abaheza nguni. Ntabwo ndi umuheza nguni rero. Man, ndumva ufite umutima ukomeye cyakora. Kubera iki? Tottenham. Tottenham ntaci, ariko nyine dukina umupira mwiza, tumaze igihe turi muri top 4 nubwo ino season biratugoye twivuyemo, ariko rebuild nyine ni gutya igenda. No kwiyuburura tukareba. Gusa Tottenham ni ikipe nziza, ni ikipe nziza ihora ikomeye, ihora ntago igibambi cyane. Nka kuriya nk'uko Chelsea imeze ubu ngubu. Cyakoze Chelsea yasubiye inyuma cyane. Ariko ino season ni 4 mu Rwanda jewe ikipe nkunda buriye nakubeshe ni Mukura, ariko Victory Sport I think sinayo yari iherutse. Hano urahengamye kabisa. Si iherutse se gutwara igikombe buretse APR na Rayon. Buretse APR na Rayon ni iyihe kipe yindi iherutse gutwara igikombe? Cyakora Mukura ni ikipe. Si wumva se? No, mu Rwanda dufite amakipe make. Mu Rwanda dufite amakipe make ko amakipe
ari ikipe z'abantu ku giti cyabo akaba izi ikipe z'uturere izo rero ntabwo numva ngiye ko ari ikipe ko anytime akarere gashobora guhindura politike ukavuga ati by'umupira tubivemo tujye muri ibi ugasanga umupira wisucika ari amazi ikipe nka Mukura y'abafana ikipe nka Kiyovu y'abafana ikipe nka Rayon Sport y'abafana Etincelle y'abafana nimizo kipe ngewe numva ko ni ikipe nyine nyakipe zihari kandi zizabaho ishobora no kugera no mu cyiciro cya gatatu ariko ikagumaho n'abafana ngewe Mukura ngewe impamvu nyikunda siko ari irenze byatari ari umuntu wayinshizemo ni umuntu kazi ko mbese nawe utoroshye ni umuntu no se okay ni umuntu ufite akazi iyo ugerageje kubipicinga tuka image ubona mu mutwe yego iyo bari kubwira nka Muvara bari kubwira nk'abanazeri bari ubumva ari nka Ronaldinho uri kureba kakisa cyangwa ikindi kintu kirenzaho ngaho kubera emotion umuntu aba bikubwira nawe ati urabazi wowe ngo no akubwira ngo narabiboneye akahita uvuga kabisa so ya Mukura niyo mpamvu nayikunze gusa nago sinzi ko nyifana kuko nago nyikurikira unambaje ngo ubu umutoza wabo ni nde mwe umajije ngo umuzamu wabo ninde niyo washya amafaranga bro ngo mfore ariko niyo kipe nkunda tu Amavubi niyo tuba turiho cyane nubwo nayo tubabaza cyane imwe nigeze nanjye iyo ndi guperforminga nyuzamo ngakubitamo agakomedi nigeze gukora agakomedi muri Serena ari habayemo show numva na His Excellence yari ahari ariko iyo performance yabaye His Excellence amaze gusohoka ngiye guperforminga igikosi Amavubi n'ubundi icyo gihe yari yatsinzwe nk'uko ari gutsindwa muri iki gihe yego noneho mba suggestion babwiye ati sasa Amavubi murayibona ntabwo ari gutsinda kandi turi gukoresha amafaranga menshi yego igitekerezo cyanjye abakinnyi bagiye bakotiza bakoresha yabo batega indege agende bakine nibatsinda tuyabasubiza ahubwo tunabongeze tunabashyiraho na prime icyo gihe nakoze comedy yasekeje sare yose abantu barabyuka bona n'abantu babyaritse navuga ati wow ako ni case karashiramo kakarutsi karacyarimo kabisa buriya sense of humor y'umuntu ayifite ntago yashiramo kandi ni uburyo bwiza bwo gutanga message hari abantu twagiye tubiganiraho cyane ko nakunze ibintu byo kwamamaza ariko bakambwira se message cyangwa se ubukangurambaga kuri ubukangurambaga ese message zatambuka koko cyangwa abantu bazagira ngo nundi ni brag cyangwa ni byo gusetsa kuko iyo bijemo ibintu byo guseka ubwo tute twifata nka ari ibintu biri cheap bya fake ariko ngiye ngira ngo buriya muri humor mu gusetsa mu rwenya harimo na opportunity nziza yo gutanga message yego kandi kagira ku muntu ngenda byuka barimo bansetsaga nibona kurikiraga cyane wala nanjye aho yani n'abanyeshuri bose kuri arakuboring ugahita utangira no ugasinzira watekeza n'ibindi cyangwa uganasohoka uzi mwarimu uri board yaje nyuma ya saa sita bro biba byanze nyuma y'akawunga byanze yazuba rya saa 8 so if you can make things tujamutse dukoresheje urwenya mu gukora more important raising awareness gutanga messages atandukanye kwambaza ngo byadufasha kuko akenshi nk'abantu cyangwa nka society twisanze tushaka framework igukanga kugira ngo tugureze message runaka twite dushaka ikintu cyitwa the worst case scenario sibyo kugira ngo wikange kugira ngo tugukange ari projet no gukoresha systeme y'abavuga butumwa n'amadini uko yaje merci beaucoup iyo systeme kuri terrorisme ukubwira uzagiki no ari umuntu wambwiye ngo ashije ubundi yaze ngo abantu bajye bambwira ngo kuzimu ngo hazaba ngo ari umwijima ngo kandi ngo ariyo n'umuriro unza ubwo singa ibyo bintu ngo birashoboka gute birashoboka gute ntago byaba kimwe ciciki anyway umuriro wicungishije ari umwijima ariko nanone ari umuriro utazima ngo n'umuriro ngo utazima ujya ngo uzashyangwa agatoki kamwe kazajya gashya imyaka igihumbi ngo imyaka ibaze ubwo sugurumva nawe ubwawe urabitekereza ukumva urikanza ubwo reka njye kwihana so ibyo iyo system yo kuvuga ngo reka mbanze ngukange ubundi noneho wumve message ngufitiye it's one system ariko hari n'iyindi
ya fresh flexible, we dushobora urumva, flexible tukaganira tugaseka twishimana nyuma tukavuga usiko buriya wa muganira boari hari indirimbo nanjye naririmbye ifite message ikomeye cyane ariko kubera ukuntu iri rude mbivuge gutyo abantu bari muri ziriya campaign hari n'igihe batajya banayitekerezaho ndakubwira indirimbo bita bwongoza fo iyo bora irarenze ni indirimbo ya kirara cyane ariko ubundi ni indirimbo twakoze ngo jewe wahimbye chorus n'imikina idea wubatse na idea ni indirimbo nakoze mvuga ati ni indirimbo igomba kujya yigisha abantu kuva mu burara kubyumva ariko kugira ngo bigishe ni gute ugomba gukoresha langage yabo ugomba kuvuga mu magambo yabo nta n'ubundi buryo nje mbona byashoboka so abantu baracya cyetse ukuryarya ukavuga ngo twabasuye ngo twayikingo ibyo aho ngaho singeka ko bari bahe vibe yabo bahe vibing bari no kubyumva nibyo nuza best example nimba turi gukoresha amadini cyangwa se iyobokamana Yesu azaya yakiringaga n'abandi yajyaga mu nsengero se agakinga n'abapasiteri yaranabibabwiye ariko niba yarabayeho ariko nimba ariko nanone bikwereka nimba nje gusevinga umuntu ubwo se ndajya gucininga n'ahatari kubyumva so ugomba kujyayo ukaganira nkawe ukavuga ukamwereka ko umeze kimwe ukamwereka ko ukamutandukanye n'ikibazo kameme uburi noneho aho ngaho once you're two humans ubundi you can figure it out kabisa akantu urakumva gute karakazi want to hear you ngaho dukubitaga chorus nanjye nkubitaga verse turere mabivamo Go catch a dab, got the go power. Who got a papa shit on the bag, get the power. Go my gambo gapa to the bag, get the power. I go makuta gabo na go bag, get the power. I go baguru ga with your kimero chawe sawa. Ushaka kwite shaka chido dori noti sawa. Inyungu yabyo doru za sigaru tari sawa. Chamuko gambata chane babri bechi bata chada dabo be bomba clan. Hey, your boy Rakasi, my bro. Ni Kuri Podcast, ni Waka Waka. You already know that. Tura bikora, ni kumwe na Choga, my brother. Urabizi ko yabikoroga kuva kera. Byabihe social media itaraza. Bintu by'ubustari yari yarabigezeho. Nanje nuko pana wewe nyine. Hano turishua ngizi mikro. As you know that. Freestyle imyenda y'ubuntu. Freestyle imyenda y'ubuntu. Ni freestyle imyenda y'ubuntu. Style z'ubuntu. Freestyle imyenda y'ubuntu. Freestyle izi ni style z'ubuntu. It's a freestyle wakawakapodcast doing it big. Yeah man. Nanjye kuvuga ngo uri multi-please, uri multi-talent. Multi-talent na multi-please, man. All nawe nuko ariko my bro. It's a nice podcast that you're doing. So I want to thank you, ndagushimira cyane kubera ko wakawaka podcast podcast yanjye ngomba kuzajya mbanaho n'inshuti zanjye tukaganira ko nabaga kuri podcast ya Demen ya Baduraman umuvandimwe nawe ndamushimira cyane kuko yanyeretse inzira anyereka I think nakubonye in an interview with Janti Jedeo turakora na Janti tukora the same I like the interview. I want to have him again here. Please. What I podcast narayikunze cyane. The next one you have to say it is ko Janti ngewe n'umuntu natangiye gukurikira nuza zabo ko Janti na Muhire ndabakurikirana cyane kubera ko ngewe nkunda ntabwo nkunda utuntu tugufiya kuri YouTube nkunda documentaries ariko ziri minota 30 kuzamu uburyo niba ngiye kuryama ugashitamo ntabwo ngewe nzi kuryama numva umuziki siko ari byo ngewe instead of documentary ngewe shamo audio book
Okay. So ngiye nsinzira ndi kumva audiobook urabizi ko zihari kuri YouTube. So I have this nigeze gusoma ahantu ko iyo usinziriye ngo ubwonko bwawe buba buri active kandi buba buri gukora bwankira information. Nanjye I do that as well. Man, I select ibiganiro nka 7 mbere ko ndyama nkaryama. Kimwe gishira ikindi kijya mu kubya nakanguka nikuvuga numva kivuga hirya ngongira ngasinzira. So urumva ndamwumva cyane ku buryo nahuye nawe kuri microphone ibintu naganira nawe ni byinshi kandi naneho nanjye ndi umuntu ukurikira nawe yarumiwe aravuze ati man ntabwo nari mbizi ko I like that. Yeah man. So ndagushimiye cyane kuba witabira ubutumire bwanjye vraiment wanyitse kuri umuvandimwe kandi iyi podcast ndagusaba ko wazakomeza kuyishyira anytime man. You already know anytime kabisa. Just holler at me. We are part of the podcast kwese So babwira kantu kari ku mutima noneho dusoze. Akari ku mutima man nta kindi ni urukundo man. Ni urukundo reka tubashe guteza imbere urukundo, du preaching urukundo, twerekane urukundo ntituruvuge gusa magambo. Kandi urukundo ni man, it's a vast, I know I don't want to sound cliche ariko nyine man tugerageze gira neza wigendere man. Just do your part. You know, gerageza preach love, spread love. You know, you wanna live love and laugh. Live love and laugh. Yeah. Man, blessing. So mukomeze mukore subscribe kuri wakawaka podcast, mukomeze muduhe comment, mushireho likes zanyu. Hari igihe nzajya nza hano ndi gusoma ama comment yanyu, dukora ikiganiro namwe, duhana ibitekerezo, turebe n'ibyatuma iyi podcast ikomeza gutera imbere. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubaha umugisha. Bula. Yeah man. Peace out.